Ijambo ry'umunsi. Iyo ubuzima bukugoye hakurikiraho iki? Kugira ngo usobanukirwe neza ibi ngibi, soma muri Zaburi ya 46. Ese muri biriya bihe biteye ubwoba, mu gihe ubuzima tutapanze burimo buratugora, ni ikihe kintu ukora? Ijambo ry'Imana ryaguhumuriza muri biriya bibazo ni rivuga ngo menya ko ndi Imana. Iyi nteruro ntabwo ari nshyashya kuri twe, kuko Imana ivuga kenshi cyane. Imana iravuga iti tuza kandi umenye ko ndi Imana. Ibi ngibi rero bikabishatse mu magambo make kuvuga ngo izera Imana, umenye yuko hari ikiri gukora, nubwo we nk'umuntu ubona yuko bigoye cyane kandi bitarimo kugenda uko ubyifuza. N'Imana yemera yuko uhangayika, wishidikanya kuko hari impamvu iri kubitera. Niba impamvu iri gutera guhangayika kwawe Imana iyizi, ibi ngibi bisobanuye yuko kubabara kwacu ari kubw'impamvu nziza. Ikindi, zirikana yuko ugomba kwakira ugushaka kw'Imana ndetse na buri kimwe yifuza gukora mu buzima bwawe. Kwakira ndetse no kwiyakira nicyo gice gikomera cyane mu gihe cyose turi mu bihe by'umubabaro ndetse no mu bihe by'agahinda. Ahanini ibi ngibi tubiterwa nuko tutatwizeye uburyo bizarangira. Mu gihe cyose twizeye Imana, tukizera ko iri kureba ibiri kuba byose kandi ko yabasha kugira icyo ikora kubw'inyungu zacu, ahangaha noneho twakumva yuko kwiyakira ariyo mahitamo meza. Imbaraga ndetse no kwihangana nabyo birakenewe muri ibi bihe kugira ngo bibashe kugenda neza. Ese urumva witeguye kwakira Imana ndetse no kuyizera kugira ngo izakure ibyiza mu gahinda ndetse n'umubabaro ufite? Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri Nemi TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 655 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.